uramutse uhazi sibyo ugasanga mu rugo ewana batese ya favorite food yawe kandi urumva wahazi ariko akakomeza kumva iyo mpumuro irimo irakurura wabigenza ute reka tubone mu gufasha abatishoboye akazi yes guys so nuzazureba urabona ko ndi muremure uwo mukobwa utujuje ibyo imwe ngiye sindi muri we naguze metero 180 tuvuge ko ni nkanjye gutya urumva ariko ngiye ndenzeho ko ndi muremure no ubwo uri muremure wowe murareshana turaresha wagize metero 150 uraga kuri metero Shine TV. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Shine TV. I'm your girl Keza. And today I'm with Estar. Mai. and Kishishwa. And Estar's, you know guys. yes, it's about to get lit, so sit back and enjoy. Nga. Yesu uri mu bikima. Dusuza abantu. Sawa kabisa ngiye ndi Estar Muranzi. Uyu nguyu ni wa twakiriye twamusuye kuri Shine TV. Murakaza neza. Yeah guys, turabishimye cyane nimwe bagiye clickinga kwa button ka like na subscribe na comment mutubwire n'iki mutekerezaho kugira ngo umunsi kurikira tubazane ibintu bishyushye kandi nimwibagiwe kugenda kuri Papa Plus TV. Manager international. Yeah. Murakoze nanje simbibwira kubera kandi muhira ariko amazina yanjye ni Christophe Murame ryakazi ni gishishwa basanzwe bayazi. Okay, tukaba mbere ya byose tubanze kwamamariza umuterankunga Papa Plus TV. God bless you. Twaraje mwama mukirika mwama mukoza amaraso bakabagize telefone ye cyane kuba uzuyimuha gusa koze ntibisaba gusoma uzumwereka gusa afite amaraso n'ukuri natwe ayo maturo yodufashe iri teraniro ryacu gasi tuzoca misengero yemwe ibintu bimeze neza cyane abakristo ba online ndabashuje cyane ndabaramukije aho mwoba muherereye mu bihugu z'abagabo batukura Afrika yose n'ukuri turi twaraje kandi n'amasengesho yarakeneye n'ukuri. Yeah. So guys, today tugiye kuvuga ku bintu bisekeje ariko bijyanye no kurya sibyo. So fite hano inshuti zanjye simubona ukuntu mwambaye neza guys, sibambaye neza koko kubera nago wiyaminiye mwambaye neza cyo koze mwajya muri comment guys muze kubemeza yuko bameze sawa. So guys babazi ikibazo niyo bari budecide abakristo turabakiriye n'amasengesho. So guys mutubwire uramutse uhazi sibyo ugasanga mu rugo ewana batese ya favorite food yawe kandi urumva wahazi ariko akakomeza kumva iyo mpumuro irimo irakurura wabigenza ute reka tutangirane na Keza. uravuze ngo impumuro irimo irankurura cyangwa wabigenza gute kandi wumva mu nda oya hari mushiti wanjye reka nkubwire hari mushiti wanjye we urwahaze maze agasanga ku isahani hari ibiryo favorite food urumva nk'abantu bakunda ngo akawunga igishyimbo inyama ibintu bimeze gutyo. Daniel ni sawa ni sawa. So uzi ukuntu yambwiye sindi bumvuga izina yambwiye ese tuzi n'ibindi reka kwanza ngo asimbuke ibiryo bidigestinge ngo ajye muri wese nava yakaruke guys mubitekereza uko nguko nuko bifite kugenda wese wabigenza gute nahaza bagateka ibiryo ngo ukunde bya bindi kandi wahaze wapakiye nahaze ariko akanwa karimo garashaka kurya ngewe nahaze nabanza ngiye nyine ukuntu ngiye nzumva tu aho kugira ngo ngiye mbisige kandi numbona birya nakwirutse guys ariko kubita intoki zingahe gutya mu kanwa kuruka iyo ni system y'abasizi ni nkaho umwezoka ukuntu bigenda kuko nimba hari abafana bo kwirutsa nyine bagashyira utuboko mu kanwa ntabikoze uko
nabijyaho ibiryo nkabijya Yes. Uzi uko wapfa? ntabwo napfa mba ndi kumva ngeze ahantu Uri ukumva gute? numva ngiye guhera umwuka. Oya, Imana yahaye ikiremwa muntu ubwenge yuko nimba gihaze gifite kurekeraho. bagiye kure mbafashe Nzehe reka gishishwa dufashe abafana bacu, reka dufashe. So Imana kubera ko yatanze ubwenge yabwiye Salomo kubw'umuhati ufite bwo kunkorera data we usabe icyo ushaka itanga ubwenge. Imana ntizijana n'ibipfu. Guys, copy that. Very serious. Comment Very on that. serious. Yeah. Aya materaniro araza kwandika comment. Dufite abakristo bavugisha ukuri yari. Okay, ku giti canje iyo uhaze ubundi iyo uriye ukarenza urugero n'icyaha niko bimeze. Ngomba kuryama ntago ari ibyo kujya bigomba gutegeka muri yanjye. Ninje ugomba gutegeka umubiri wanje. Yeah. Sikomera. Je birya ni ngombwa ko umuntu abirya. Sitegeko. Okay, reka mbabwire hari igihe nyine ubuziko uyu muntu azi guteka ibiryo biba biryoshye. By the way byigeze kumbaho ndarya ndahaga. Ariko akantu kakomeza kunsaba ibindi kurya kubera ko ibyo biryo byari biryoshye cyane. Ariko sanze umuntu kutekeye favorite yawe bitaryoshye guys. Mva wabireka. Okay, mbakopeze kamwe kubera ko nta mutetsi ubaho uzi guteka haryoha inzara. Nkuko ishonje nta kiryo cyose kitoryohera umunwa siko bimeze. Nanone iyo uhaze ujya ubona niyo boteka favorite ya food ubona nta birenze nta n'igishasha yakoze kandi bamukodesheje ngo ase kubishiriza. Rero mba numva umuntu ni ugomba kwikontrola ntago ari byo kujya byakontrola. Guys, murumvishe reka ncheke ko muvanye mu nyigisho. So guys, I have another burning question. It is funny. Guys, it is funny reka mbabaze kandi mwese kubera ko guys murabizi Shine TV yacu izana ivuga ku bintu bijyanye fashion n'ibintu ngibyo fashion karimo sivyo keza. Iyo kuru yawe kinchi umugongo inteye ubwoba So guys, lakini ni funny. Uraza kutubwira ukuntu wabyitwarika. Sawa nta bintu ngaho. Okay guys. Okay, wisanze umugore tuvuge sasa umukobwa wa Kagame. Sivyo? Wo mu Rwanda cyangwa w'icyugu cyari cyo cyose. Akuhamagaye mu bukwe bwiwe. Utazi gusoma, sivyo? Ariko kuyo nuza yiwe yakwamagariye yakubwiye dress code ufite kwambara umutuku n'umukara maze akabyandika mu cyongereza utazi icyongereza ngo white and red na muntu bajishe ariko nabyuze. Sasa espoir ugisanga muyo dress code wowe wambaye kubwo bukwe washushe ngo nanjye mu bukwe bw'icyamamare turabajyaho bose yagutumiye wowe ukisanga wambaye ikabutura n'ingweto nyine ufite zisanzwe ukagenda mu bakire sasa bambaye neza uwo munsi ubyisanzemo kandi nabyo waruzi maybe na muntu wabajije sibyo in case yari dilemma sibyo nta mwanya wabonye wabyitwarika mute abo ba visitors bose batangiye kuguseka ni gute wabyitwarikamo reka tutangire hariya ndabizi urimo urabaninga. Yeah, ni funny guys. I need your comments. Tureka batubwiye babyitwarikamo gute. Ngasanga nambaye ikabutura. Yeah. Ikabutura hejuru aka blouse. Yeah, blouse by the way amakabutura ajyana na blouse. Yeah. Okay. Mubukwe nambaye ikabutura abantu nyine yahameze neza byakabindi kumeza na. Yego. Nanjye nashakisha nyine ukuntu mbwira abantu bashinzwe aho ngaho protocole. No, wisanze hagati yabo byatangiye na muntu wakwitaho. Kandi bavuze ngo nimusubire inyuma. Ugisubira inyuma maze umuntu wayoboye ubwo bukavuga wa musore we garuka hano kuko barabona wabambishije. Okay, jewe nagenda buri wese nkifungira. Yes. Guys, muri comment nawe muze kugira mwandike ibyo icyo wowe wakora cyangwa umurwanyi umubwira aho yes panga wabe tugeze kuri Miss Keza. Reka tugaruke kuri Miss wacu muzi mwiza atubwire we ikintu yatekerezaho.
Okay, wageze mu bukwe. Hakuna kurudi nyuma. Okay. Sivyo? Mimi nitakaa tu. Unajua inaweza kuwa the best part of the wedding. Juu hiyo wedding labda ilikuwa na wewe ume show up ukiwa different. Yeah. Unaona guys comment attention yote itakuwa kwako, labda hiyo wedding itatrend. Watu utapata opportunities, so mimi naweza baki na buguma. By the way avugishije ukuri ahonga watrenya kubango kubera yuko ubo wahuye n'ibikomerezwa bikavuga ngo uyu muntu akanu yambaye twamwamariza muri company yacu, sivyo? Kandi baye accident ukabona ubonye ikiraka cyo kwamamaza muri za company. By the way guys, she has a point. Comment on that. No bukwe wokwemera kujamo ubw'icyamamare wambaye kabuto. Oya maybe winjewe ni inshuti yawe bakwemereye. Keka nkabigwamo by accident. Wabyitwarika mute nabonaga washushu. Oye nje mu bisanzwe. Oye nje mu bisanzwe. Nta kirori nzajamo ndafite information yacu. Tibibaho. None se bubaye ubw'umuzungu bwuzemwe abazungu gusa. Abazungu bagira imico yabo, nkatwe ikirori cyacu niraza mu kubitema gasuti, hanega shaka kabako gutira. Ashiko gatirura ariko ugakubite mugaragare neza. Nkeka ahantu no byemera bantumiye like comedian. Kubera ko nta wangarura. Bantumiye nk'umukomedi. Guys, he has a point on that. Bantumiye nk'umukomedi. Wenda nyine aho ngomba kwambara ikabutura n'akabote kubera ko ubwo bukwe buraza gutrendinga baravuga ati no fashion ni icyamamare cyazanye. Yeah. Birumvika. By the way, dufite inshuti zondira ha amafoto zikavuga ati wamfura tuzaniye new fashion kandi bwagenda neza kandi nago nabishi birori. Yeah. Guys, I think batsinze ikizami tuzotsindwa. Reka twumve reka mbaze no gishishara tubazi ikifana mbaze yeah mwemeye shaka kutikiriza niki kudake kudake nanje gishishwaza nungura n'ibibazo bye reka twishimye niki da naje ko ndabona ko ndake bakayiniga baramubashije ngo data kudake niki da niki. Okay, turi hano turi gukomeza kusunika iminsi. Okay, mbabaze. Uyu munsi ufite mu boyfriend. Aragukunda ariko arashaje. Okay. Afuturutse USA ukibigezweho. Ba specific. Yeah. Ugiye kigera. Yabanyamunyu kubwire. Guys, baravuga tugabanyije umunyu nanjye nari mfite ikibazo kibaninga. Kandi sukari sigikoreshwa cyane niyo mpamvu. Okay. Arashaje. Kubwa arashaje. Akagutomira amafoto afite like 20 years ukakubwira ati keza dore ugiye wenda Kenyatta airport avuze okay ugiye guteka umukunzi uzuko ari wa musore akaza ari umusaza uri muri 50 ariko kabago hajya bayita imbago. Abakristo mukomeze mwandike ugundi speechless afite kumbago. Okay wamaze kumupresentinga family ifaranga uri mu ari mukuku yamaye ku ifaranga riwe ndamukintu cyose bana menyo yarayatondetse uri mu kuvuga akagushiramo ari abashiramo menyo ikintu cyose man ari kugukorera buri kintu kimwe buri cyose ukeneye mu buryo bujyanye n'amafaranga. Akakubwira ati rero umunsi wageze urabiza abantu biburaya benshi yazo uko afite ako kanenge ntazaza mbere azaza fayino nyuma arangize wo kwitwara muti kandi uri umukobwa mwiza ukeneye future uraniga igisaza kiri muri 50 cyambere yatangira hariya ndabona okay petit frère ukaye moi je suis bien peu niwe tugeze ngenda cyateke urande kwanje yaba ari umugore arakecuye pe akugendera ku nkoni amenyo amwe namwe takirimo yakecye cyane yakecye none so umugore w'imyaka 50 akavuga ati naragukunze ni bya bindi bya online dating 50 turamubona 50 bakabari bagikomeye ari kugendera ku nkoni abari gukomera abafite usibye nyine ikintu
Ibone kuri 50. Uwo muntu by the way barahari Wabona gariye. no ashaje wenda twongera imyaka nka 85 none so ngo akabaje gukora akaza akavuga ati okay naragukunze Espoir nkubona ibisirimba ubyina igisirimba neza no kuri umuyumba reka ngufasha aho kugira ngo abyumve neza nuzubona izi app za Facebook abantu benshi baza batereteranaho kandi Facebook ishingiye abantu benshi hari igihe uruseza rugutereta akohereza agafoto k'umuntu akiri muto maze umunsi wo guhura ukabona yo ni ikirema kandi akaza ku munsi wa nyuma w'ubukwe wabyitwarikamo kwiyerekana ntazabamo icyo hiyerekana umuntu ufite confidence ari muto. Guys, even you need your ideas mutubwe muri comments mwe mwabyitwarikamo gute. Duhere kuri ukuntu ngiye nabyitwarikamo wari amafaranga tubyibagirwa usigaye ushanje amahuzu kubitekereje urya neza yishura igitunda buri bintu byose. Rero nyine kubana nawe sinabana nawe ko bizagenda kose ndaje kubana gute n'umukecuru nyine vuga amubwira ati ngiye tugihura ndamubwira ati rest in peace hanyuma ati wawe nzitanga gose nzakora ko nshoboye. No, that's harsh. ariko ngiye kubana nawe wapi ntabwo byashoboka bikaba ngombwa ko atanga amafaranga bakagushira muri gereza imyaka 10. Aho yamaze kumve guys binari bute urababyitwarikamo gute bari mu mfunge akavuga ati niwanga urafungwa imyaka 10. ibintu byose ni mu mutwe namubwira ati shere rwose ngwino tujye kubana. Guys abanari kurwanya itigiti bakemera kugenda nawe namuzana namwemera tukagenda tugakorana ubukwe kabisa ebandi kandi twagera na munsi tuza reka ngabanye isukari abanyu isukari uyu mwajya kani wakaye kudake na rero ngenda ngiye tukabana mu nzu ariko nubwo twabana mu nzu nukujya arara hirya kandi nabwo nafata gusa cyumweru kimwe ngahita mukwepa namusaba ta mugabo kurimo keza bagiye Keza n'ibyo comment umbajije yama nje nakisikizanda uvuga ngo iki ngaye mbwira uburyo umubwira. First of all ye mwenyewe azifoto yanyejeje arazizi. Yeah. Second nago yambwiye ko ari umuze cyangwa umusaza na papa wanjye nago ashaje gutyo mwana muto turamuzi yego so neza excuse with all due respect ubyaye papa kabiri umbabarire nawe ngo dubure umbabarire nago byava mu muze kora niwe wanshutse ari nkanje rero nabashye icyo kibazo numva muri kugica inyuma ese washubije nari ngutambutse nimba ari ukubera ubyibushe cyane like I agree with Keza ukuntu yabivuzemo uwo muntu cyambere yanyohereza indi foto urumva arabizi yiga amafaranga yarayamaye anjanye muri gereza cyangwa tuje muri koti twahanganisha niyo foto nicyo kimenyetso urumva kandi ngiye sinagenda ku muntu iyo umbyara inshuro zikubisemo nyinshi mu muryango bahita bambyaruka ntango kubyaruka ukuntu ibintu bimeze ku giti cyanje akambeshya uwo munsi ubaza bavuga ngo kumutegereza cyose nonategereza umuvugishe wenda yotuma inshiramo santima zo kumukunda nobwira bamperekeje ati yemereka nzinga ipataro nozinga ipataro nkiro. Guys, we need your comments. Nozinga ipataro fans. No, you cannot. Seri nkamubona gutya gusa nkabona ko atari type yanje mugane w'abasore bino serious no kwibuka. Okay guys, this is nukubwira pastor ambwira ati ndaza gutegera hari inyuma y'ikibuga cy'indege hane yo njana prizo kuri yavuze nakwemera iyo myaka nkarye impungure ariko ntabwo nashaka umuntu tutigeze. Ubwo se we yahera he kujyana muri prizo ubu azi ko ari we wakubeshye niwe muteka mutwe niwe ukwiriye gufungwa aramfurabye umuntu tuzobana imyaka yose arambeshye
uwo ngo abasore batekereza uko mwabashyumba mwe mwandike comment tugeze papa Espoir baza shanje ni kubaza urataha kabisa mbabazi yego very serious ndakubaza iki kibazo keza nabanza keza mbaza mani niwe buri active mbaza sawa urebye neza ibintu turi kuvuga okay ni sawa but ese muri business byifashe gute ni nyinshi umuntu agira yatubwire zose tu na ideas kuno okay by the way abantu bashobora kugira ngo turasetsa gusa niko kazi agariko kazi iyo tugeze muri Kinyozi turogosha umukiriya akabegwa akabasha kwikora mu mifuka kandi ntari naho nshobora gutanga nshobora gukora ibindi nshobora kubyara izo faranga bibyaza umusaruro ya ubitekerezo byanjye mbibyaza umusaruro ushobora guha umuntu projet umwandikira projet yayikora neza afite amafaranga yo gukora iyo projet akayikora kandi kagenda neza ku giti cyanje rero agomba kumpa kimwe cya kabiri master plan wa projet. Guys, let me ask you, namwe kuri comments muze kutubwira kubera ko avuza ku kantu k'igitekerezo ruto rufite ibitekerezo bijyanye no kumanaginga ibintu bijyanye na companies, ibintu bya business bitandukanye byo gucuruza online marketing, ugasanga uwo muntu agiye atanga igitekerezo ku mu boss urumva ntugiye kibazo urumva agatanga igitekerezo ukabona uwo boss aracyagutse ateye imbere ukabona wa muntu wamuhaye igitekerezo nta kinamuhaye habe n'igiceri ewan atacyameze kwa kundi nacyo gitekerezo yakivanye kuri iyo sose ibyo bintu mwabivuga wikiye kubera ko abatu oya hari igihe first of all ngo ni dhambi ni nkaho ubumurire mu mibare uwo mwana ushaka kwiyagura cyangwa nawe arashaka kugera aho ugeze uriye projet na nubwo umuhaye icya kera umwanje avuga ngo ni icya kera ubwo se wowe urumva nibyo wakora nta mugisha byaba birimo pe icyo kintu nimbara abantu bajya bagikora for real nago wamusi nari ndi mu kuviewinga nini short videos zijyanye na business zo mu Rwanda zo hanze no hanze abazungu bahora babikomentingaho kubera iki bari mu kutwiba ibitekerezo maybe ngo uyu mu rapper ariko arimo arakopera indirimbo y'undi muntu maybe ngo uyu mu business shareholder yavanye igitekerezo ukabona baracyamugumisha bahora babirwana nyine ku isoko. By the way guys, ibyo bintu ngiye kubona bizana cyane company hasi zikagenda bankrupt. Okay, igitekerezo ni sawa hasi ku mastage nago amenye yandirimbo washishije yego reka dukomeza kubaza ibibazo hano bifite umumaro basi. Okay, Keza ufite urambaza data wa Adushyize kabisa sawa nari mbaza Keza muri iyi minsi ujya usanga urubyiruko mandi yiwe no gushaka ntafite iyo responsibility yo kuvuga ngo yakumanaginga nk'umugore ubeho neza ariko aragukunda nta finance afite nta bushobozi wenda ashobora kukubesha ariko umuntu ukubesha biragaragara mu buzima busanzwe Keza kandi ikindi mbaza icyo ni icyambere. Icya kabiri urubyiruko usanga ngo ibiharawe itabi usamanya ibintu bidafite umumaro kandi ubwa busoro bwayo kabibuzaje ibintu bifite umumaro warubwira iki ngaho mbwira how your project kuri project zawe ufite umwana w'umukobwa uvuga ngo bari nawe uri mu mushinga uyu turimo ntibawusengera cyane mbwira noneho imishinga uzokora ikagufasha nanone igafasha n'abandi kagufasha ku giti cyawe bwa bufasha ya finance kashobora gufasha n'undi muntu utifashije umushinga uyu si umushinga tuwere by the way komeza ubu mushinga guys ni mwebwe ba supporters bacu namwe ni mu support tukagera aho twifuza of course hazaba nkuko gishishwa mbajije hazaba uwo musaruro emi yacu nka Shine TV
first of all mu gufasha abatishoboye akazi. Yes guys, so nuzaza ureba ako click aho ngaho umenye yuko uri murafasha benshi. Nibiba gutyo namwe muzabibona. We are in this journey together and tureke iki turimo n'amazindi projet yagiye hanze projet zikiri mu bitekerezo. Uvuga ngo okay iyi nigera aha zakora iri yindi kugira ngo uyu munsi nimba utabonetse aha uboneke muri ura amashuri ni projet ako kabari abari projet amashuri wiga kugira ngo umenye tago twiga tubona akazi twiga kugira ngo ubwo bumenyi dufite buduhesha akazi. None se ubwo bumenyi bubonye nago buvamo projet hari abantu baryamanya amabirete hano adashobora ibyo yize akumva ko uwo yize na projet afite muri mind man clear clear niwiga ufite projet ufite ikintu kigukibinga busy cyangwa kikubyutsa mu gitondo ukambara uniform ukajya mu ishuri ubwo iyo ni projet uri gukora. Akora nta ntego afite bene uwo muntu udafite uburyo kuri diplome yiwe kuri masters yiwe kuri whatever yiwe ubwo nyine na projet afite niyo mpamvu na musaruro yibyaje. So for me nize neza nkagera aho nshaka urabuze muri mind sibyo mind sinzi. Okay, reka ngufashe hari ukuntu ujya usanga umuntu yarize masters inka zaragurishijwe ikibuga cyarashize ariko wareba ugasanga ngo wakeneye akazi kari hejuru kandi urabizi hari hejuru wenda nta n'umuntu wawe uhagira akumva wenda atokora akazi k'ubuhinzi ngo akora inyanya izo nyanya zazigemurira amasoko kubera ko abikoze ni company yo mufasha y'ubuhinzi akabona support abashoramari nk'uko ibyo turya biva mu bahinzi. Yesu projet ya mbere ntiyohinga ibitunguru bigira intungamubiri ibitunguru ni business kubajyanye n'ubuhinzi birumvikana ubworozi inka akamushaka ngo nje ninticara muri office ngo nje wapi no korera inkoko bado no korera inkoko ni projet ku bantu bafite imishinga yo kwiteza imbere ndetse bagateza imbere nkuko numpa ningurisha ari amagi nkagurishira nko zizomfasha zifashe n'abaranguzi nabo bafasha bo bagurisha. Rero uzosanga ajya amafaranga mvamo tuyahererekanya akamvamo je ukanya akagera ku bandi bakenya kongera akagera hejuru no muri bakire ndetse no muri banki mondiale cyangwa se banki y'isi bitewe n'angari maravugisha ukuri cyane kandi muri make guys nitukashire amaboko mu mifuko tuyavanemo nukazaza uvuga ngo kubera yuko office nago nyibonye reka ngume mu rugo ndyame cyane iminsi abahungu barimo barangakora akazi n'abagabo ngo ari kuri TikTok uka scrolling by the way scrolling bizabizana ura scrolling ukabona scrolling za masaha atatu amasaha atatu wari kuyabyazamo umusaruro we nimba basi iyo office utayibonye gira kagenda uzaza wandikaho nuza business plan yawe mwisi muri make tumeze ng'abantu bari ku isoko ugenda gerageza mu gusuka mu kuririmba mu kubyina ibyo byose birimo birazana amafaranga utarinze kujya muri za office ewana uzayijyamo uzagira iyo company kandi maybe ayo mashuri nagari yazakugeza aho ushaka kugera ari imana yagushizemo. So muivane mu bintu byo gutinya guys, be open. Tinyuka urashoboye. Nango batinyuke barabashisha. Tuwashaka narintegereje kubazwa mubaza kangubaze wenda urageze wisanze ugiye gushaka umugore nisanze ndabiplaninga biva muri plan umva iyo ugiye gushaka biva mu bitekerezo bikaja mu bikorwa gushaka icyo upanga ureba ikikwanza iyo ugiye gushaka daeri cyambere ni plan menya ngo
ubushobozi mfite bwo gutunga umugore si n'umugore gusa hazaza abashyitsi hazaza inshuti hazaza n'abarumuna bawe cyangwa se barumuna b'umugore musangire kandi abana ntibazorara iwawe ngo ubabwire ngo ntacyo mfite ubanza gupanga mu bijyanye na finance ubufasha ukamenya ngo okay mu gihe ndi mu rugo niki kizamfasha nidushaka ntiyinjira 100,000 hinjire maka ariko afasha umuryango kuko twese muri isi siko tunganya ubushobozi siko okay cyakabiri ugaba ufite nyuma y'iyo plan y'amafaranga ufite umuntu ukunda idare yere mbere yo kubipanga okay warangiza ugomba kumaking ibintu bibiri by'ingenzi ntago hari ushaka by feelings afite icyo amushikeneyeho iyo gishize ni hahandi agufata like bitch mu nzu ntagufate nka mama w'abana kubera ko yagushatse afite icyo akeneye ntiyagushatse agukunze kandi bisigaye bibaho cyane bumva izi nama mwandike okay guys mufate igitabo kwandika hari abantu ngaya cyane akavuga ngo Keza ngo nagukundiye cyangwa se ngo Estar nagukundiye ngo ishwe kandi mu rugo rwanyu ntago mugiye gushinga band y'abakorari ako kare no kuri guys ahandi ngo namukundiye itaye ishobora kugwara agashira umva banzu nyumve ukundira umuntu uriwe yagukunze ukamukunda ukamenya ugomba kumenya ibintu bibiri ugomba kumenya icyanga ukamenya n'icyakunda izo nizo imbaraga nkeya z'umuntu agira mu buzima no kumenya icyo akunda n'icyo yanga kumenya niyo mumenya akagukunda nawe ukamukunda ubwo rugo ruzamera neza kubera ko icyo planning uzomubwira ati okay waje nawe ngaka karimo kazakagufasha ni mbwira icyo ushoboye uramubaza ati mbwira icyo ushoboye kuko nazabaho kubyara no gushokeka inzara mu zindi ndavuga aba bantu basuka nazabaho kuryama hari abenshi bari mu gushaka kamaje gusa za TikTok Osu umugore nasengeje okay ukamusanga nje namuha finance yo kuvuga ngo akire ubushobozi mfite capital wekora no mugihe ntazaba ngihari ibintu ruri gukora bizafasha abana banje tagira umwana uzobura icyo kumwa icyo kurya iyi finance ngo sinzo ugusabamo habamo n'igiceri uza ukora saving ibisigaye wigurira icyo ushaka kubera ko umugore ngo tiro yashize ugwembe gwashize hari ibintu batagomba gusaba umugabo gutekereza ngo inzara ngo se ngo kuja gucisha bagabo murimo murumva ngo se ngo ko nakubwiye ngo kuja gucisha inzara ngo muri saro ngo abitekereze oye nje iyo budget sinzoyigira nabikora nkuko mbyumvishe ntago nabikora kubwo inshingano nibyo Haruzo ko nashikije okay icyambere ni plan kume umuntu yagukunda umukunda ubushobozi bwose mufite mwagera kuri byinshi nkuko gukunda n'imbaraga gukunda n'ubumwe kandi murashigikirana niyo habaye nk'akabazo muricara mukakaganira nka famille kubera ko muhuje murakoze so guys hari akabazo nshaka kubabaza abantu hano dusangirana ibitekerezo nawe muze commentinga sibyo so guys hari ibintu biraguse iyi minsi kuri za social media mu rubyiruko ruto ugasanga byageze no muri Kenya ugasanga umugabo nagari n'umugore ngo ngenda shaka umugore twakubitana mushenina nijoro tukarara duseka tuvuga kurinde nava ku kazi wowe ubitekereza akavuga ngo nge nimba uri umugore utahoze kukubita mushene neza na nijoro kugira ngo duseke mbere yuko turyama ntuzanshake abo bantu niki mwababwira ubizo no kubivuga mu Giswahili by the way kubera ko n'abanyakenya b'urubyiruko rw'abahungu ariko njewe ng'umukobwa sinatunga umugabo uhora muri zamushe nigo iyo jokes irakenewe ariko nagari ngo buri munsi ndashaka mugira igitekerezo mubaha kuko namwe muri abagabo mwicaye hano mubabwire muri abasore sawa ariko uzaba n'umugabo nta ukosheje uzaba umugabo so guys reka tumve icyo bari butubwire reka dutangirane naha ngaha gishishwa wacu subiramo waruvuze yes okay bazavuga ngo ishatse umugore agasanga nta kazi ufite agufasha gukora ubusa kari umugabo ushaka umugore usanga umugabo nta kazi afite umugore amufasha gukora ubusa afite amafaranga oya nayo bado nayo arimo aracyashakisha aba kuri hasi icyo ni ikibazo gikomeye ni indwara yo mu mitekerereze kubera ko
Yeah, ni indwara. Icyambere iyo umugore iyo umushatsi aza mu kazi. Iyo asanze nta kazi ufite agufasha gukora ubusa. Nzamushene nyine. So muri make wowe nagushyigikira uro rubyiruko. Kubera ko icyo nkubwira ngo umva uri muri wofu birumvikana ariko ndavuga umunsi wowe uri muri wofu kwicara umunsi wo kuruhuka ndavuga nyine cyage uri kumwe na famille yawe uvuye mu kazi umugabo ntagomba gukubita mushene ngo aje za TikTok harabagwa guys nukuri kubera ko YouTube ibaze yuko bari mu kuvuga uko nguko mugana ibitekerezo bwo guys murumvisha ukuntu mfite guhindura ibitekerezo cyane cyane the husband to the future ya ariko mva urabizi ushatse umugore ufite plan yo kubyara kandi uwo mwana aba afite inshingano zawe uzo azogusaba amata umwana ntazamenya ko amata yabuze icyayi yankunye akabori nkeneye utuntu tugiye dutandukanye tw'abana urabizi bagira ibyifuzo bigiye bitandukanye nkeneye basiko kandi iyo basiko nizava muri mushene yawe na nyina izava mu mafaranga niyo mpamvu umugabo agomba gutekinga responsibility kubera ko nakubwiye ko gushaka nyine ni preparation y'ikintu nta n'umushinga kubera ko n'umushinga nyina muzabyara muheke abo bana mubigishe rero abo bana amashuri yabo ntazishugwa na mushene tibazojya mushene tibazirirwa mushene rero ikintu cyo umugabo agomba gukora duke Imana igivuga ngo Bibiliya ivuga ngo izaduhesha imigisha y'amaboko yacu Imana yabajije Mose ngo ese ufite iki arabwira ngo afite inkoni Imana itera intambwe imwe iyo twebwe dutera intambwe imwe Imana igatera 99 dusanga niyo mpamvu izahesha imigisha imirimo y'amaboko yacu murakoze na Bibiliya ivuga ngo udakora ntakaye kabisa. So guys reka cheke yuko muri buhindura ibitekerezo byanyu two tu video twa shooting ngo ni content mumve yuko hari n'urubyiruko ruto ruba ruri mu kubakurikira wakisanga rwabaye ko nkuko amaza inje suivanye hehe ngo nara scrolling mbona kuri TikTok YouTube bari mu kuvuga ngo mfite ibintu bigezweho ngo nugushaka ngo sherufu content creators muziko muri like a lot of people are watching you role model so muri much tujaribu kuchange like mindset ya watu na hivyo ndio like we create a better society Mbaze mani ufite okay mbabaze mwese ubungu ngenda kisekeje nicyo nshaka mu mbaze abafana bacu baramira kuba serious twabaye serious byakomeye izo nama ariko mwabibonye uro twashatse kuba serious tuba serious nimba ari jokes ni jokes okay keza ufite plan nyinshi zahazaza nguhereho niwe twegeranye gaya mbwira type y'umugabo yawe cyangwa se y'umuntu akakunze cyangwa se vision y'urugo rwawe uvuga ngo ngiye keza shaka ko vision yanjye y'urugo rwanjye terambere ry'urugo rwanjye rizamera gutya. Lakini guys muri episode ya mbere nari nabibabwiye njyewe sheri wanje yoyo cyambere muze ku commentinga namwe afite kubaza Imana icya kabiri afite kuba afite mu mutwe ni umuntu buri munsi wurura umusozi wa business wa mbere watera imbere uwo musozi akawuvaho akajya kundi musozi akagurana ikindi gitekerezo ese sheri twakora kangaka kakavamo amafaranga urumva wa muntu kuze yani wa muntu usanga yuzanye project nyinshi mu mutwe Yes, nshaka umuntu ufite uruganda imishinga Usiteki uyo mtu mwenye ako na one project migati yo kugwaza bwa oya mwi minsi hari abahungu ugenda guteretana nabo akakubwira ngo sha twe mu muryango wacu n'aba cameraman cyangwa twe mu muryango wacu tukora umugati so business y'umuryango tuzayikurikiza ibuka bamusorewe mbere yuko uwo mukobwa muhura naye yari afite dream of business sibyo so njye umugabo wanjye afite kuba afite projet nyinshi mu mutwe no physical gutya bigaragara aba urumva zabameze nka gutya by the way physical sinza mbitindaho cyane kubera yuko physical doesn't matter
none se abaye ikirema namukunze urukundo bazavuga ngo ni mumye none uri gupreparinga gushaka oya in case Imana guys hari Imana iguha oya tuvugishije ukuri abakobwa beza ugiye social media usanga bashinje okay woni wamushaka ikireme wagikunze fasha amahitamo yawe Imana nukuri kuko urugo rwiza uruhabwa n'Imana nawe wifasha uhitamo sigaye Imana ikaruhesha yeah, power of the tongue by the way guys, it's true. So nzewe umusore uringaniye pe atabyibushe cyane adafite ibintu byinshi yeah atafite ibintu byinshi kuri we yeah nuwangu kandi ari handsome color ni chocolate dark chocolate I'm a light skin. My light skin nasikia. Kubesho tabwiye ba dark chocolate tangiranye na dark bandike so mkomentinge pe ya awongo niwe na kigera muri make kandi umusore ufite isuku uzi kwambara. Guys, don't you see me know how to dress. So ndashaka umusore na uzi kwambara. Uzomwigisha kubera ko yo fashion design. Aciye bugufi erega hari abagabo baza banga guca bugufi umwigisha. Udaciye bugufi. Baraha oya sinamu. Okay, jambo ni rya keza. Nade ni ugezwe. Byose. Physically, mentally, yeah. Mentally, you can enjoy mentally. You have to be stable. Okay. Mentally. Usikwe wazimu sana. Okay, napendanga watu hypers. As in mwenye amechangamka. Sivyo? Fite mara. Kuna ile overdo. Yeah. Whether overdo ni mbaya. And too much of something is always poisonous. Chakabiri. Tujia emotionally. Umuntu as in wavugango you have to be available. Okay. Nimba njendi down ukaba up. Mtu mwenye anaelewa uli emotionally stable anezaona nimba njewe nali sawa anajua na nani anakulight up. Okay. Nimba nanje mbibo natari sawa exactly. Guys, twende sijamaliza. Oh. Chafite byinshi. Wow. Physically. Physically siwezi kuwa choosy sana physically but mtu mwenye anakaa tu vizuri sikai vibaya please. Mtu anakaa presentable. Anakaa vizuri aje. Mtu presentable kuna hata wewe mtu mwenye unaweza ona hivi useme huyu ni Keza fita bwana. Wewe kakufia. Na mafanga njira muka. Wewe kakufia. Taza bwana. Kwa muremure kapana ngine muremure birenze. Nka metero zinga. Imwe na santimetero 60. Ubundi dafite amafaranga yo. Ni oya ariko oya isubireho vuba n'ubura umusheri uzagumirwa. Aya amafaranga ko yabaye ikibazo cyane. Okay. Umukobwa w'inzobe utari mugufiya cyangwa se ndari ni miliyoni oya hitamo afite metero 1.40 afite irihe metero nka 70 wenda iri cyangwa 60. Komwebwe nta ngiye mfite 184. Urabona ko ndi muremure. Uwo mukobwa utujuje ibyo nibyo. Ngiye sindi muri wenda metero 180 tuvuge ko ni nkanjye gutya urumva ariko ngiye ndenzeho. Uko ndi muremure. Noneho ubwo uri muremure wowe murareshana. Turaresha. Waba wagize metero 50 uraga kuri. Metero Gibuze metero 6000. Okay. Hanyuma ukaburi inzobe hanyuma iki cyambere na byose. Inzobe muze commentinga aho ngaho. Abantu batukura bada utarakira Yesu n'umukiza nk'umwami byagorana kuvugisha kabisa. Burya ari umuntu ushaka umugore mu bari ubyiteye. Gasanga umugore yamuraniye mu rugo. Wenda bahuriye mu kabari cyangwa se bahuriye mu muhanda agenda ngavuga afite nyashi. Nyashi ni ikimana. Abakobwa b'imisi bakomeza gukurikira nyashi na nyashi. Ni ikidari. Dusobanurire twebwe situri. Urabizi mu mutwe. Oya simbi. Niwe byumvisha. Oya abafana barabizi. Abafana mwandike twanze kwitira cyambere. Burya niba ugiye kwishiraho umusaraba.
Ugiye ukavuga ati ntoyo muri korali, ntoyo umukobwa usenga uzi Imana utavuga cyane cyangwa unavuga biringaniye urumva, hanyuma akaba ari mu mwiza mu buzima busanzwe akunda gufasha abantu. Uwo ngo kabisa aya kubona type yawe biragoye. Umukobwa nkeka ari kuja kumucurisha mu Ruganda. Reka mwibarize. Aramutse afite izo quality zose ya qualifying. Ako aho hantu h'amafaranga n'amafaranga. Amafaranga yo ndagikuyemo kubera ko njyewe amafaranga ubundi aya bafana barandika guys comment on that. Simwe mwabwe se mubwe bwa kabiri. Uyu mugabo uhagarara ku cyo Mwamenya navuze ko hari amafaranga no kuba uri mwiza. By the way twahita mubwiye ngo yisubireho. yavuze ngo azana umunezero. Nasemo nikosoye nabonye ko amafaranga. Nikosoye guys ni mwiruke. Rero njyewe amafaranga ubundi njyewe narebye nta kantu nandikiwe nyine. Oya amafaranga yandikiye buri muntu uvuga ngo apana amafaranga make. Njyewe nandikiwe kubona amafaranga ndishuwa neza nzabona amafaranga nzabumukire. Okay. Icyo ndakizi ntabwo bikiye mu biki nani tubisenge. Icyo ntimugisenge. Icya kabiri rero uwa udafite amafaranga ngiye n'undi nzajye gushaka mfite amafaranga. Ntabwo wowe wa mugore uzaba yafite ni fresh. Uzaba utayafite ngiye nzaba. Ni beta yafite. Beta. Akatayafite namushyira mu mago kabisa nkamutunza neza. None se ubonye umugore abifite ibyo byose atazi guteka. Guteka? Barakari. Byagenda gute? Gushaka bakayimpa. Aya hari abagabo bakorana ubukwe n'abakobwa beza buzuje izo qualities zenye uvuze, ariko ugasanga mu gikoni abwira sheresheri ijya mu gikoni woza ibyombo jya mu gikoni uteke. Yeah, by the way nkuze kubibona ibi ni out of. Akenshi ntabwo byaba unse ni gute umukobwa adabaze guteka. Hari abakobwa babaye mu buzima bwiza. Abakozi baburerewe muri za mansion uwo nguwo. Ntabwo bari muri baba n'ingene kuko wabiteka. Ozoza amasahane sha. Nazabimwigisha cyangwa se n'uteka. Guys, mutubwiye nibazo za masahane cyangwa hoya. Ariko wamwigisha guteka. Wanafashanya. Ukamwigisha. Rwose ikoze amasahani nd'umuntu w'umugabo nayamwongereza. Riredi kuja mu pana kungufu. Ritayari kuja gufata citrouille. Ngayifata ngiye n'umuntu ukoza amasahani. Ayo gorukundo gonyogesha amasahani akagome wabo. Oya turi kumwe twarabanye mu rugo tugufashanya muri byose. Nose hirya haramusa twite. Ibi byo ni bijanye na ke. None se atatwita ariko ari inshingano ze warusha uvuye mu kazi. Narusha akambwa ngo njye koza amasahani. Cyangwa ujye guteka. Urabona ko ujye uri umuntu mwiza no kurundi ruhande umuntu mubi. Uzumbiye ngo njye koza amasahani mbona windi ujyamye hanga. Okay. Sha bro, ari genye n'urushi narugukubita tu. Nagukubita. Ari mugabo kubita umugabo kubita umugore abarimbwa fo. Mbaye nkugaruye. Guys mu commenting kuko nimba bakemeruka kubitwa. Ajya ninjugezweho cyangwa. Oya. Umugabo ngubita yo ni divorce. Aho hinkoni nono. None sakubwiye ngo ujye koza amasahani. Nimba nurusha undi munsi uzamukubita ahandi hantu kandi umugore n'ubwiza. Okay, ninjugezweho. Sibo mwavuze ngo bavuge type y'ibigezweho. By the way ngo gishishwa naratubwira type yiwe reka twumve. Mentally utubwiye ku mubiri afite kuba ameze gute. Berehe mu mutwe ku mubiri. Akampere ku mubiri. Hari igihe umuntu ashaka umugore mu bingo bwiza ngo buba ku mutima. Kubwizura ndabwo umutima uzomenya gute. Icyambere como kwa afite tayo yo mu Bafaransa yo mfasha. Sawa. Cameraman yatahe yatubwiye. Ese uri kumureba se cyangwa turi kumuzoominga. Nanjye mfite te y'Abafaransa. Okay. Tare abagore bafite igitambi. Atari abakobwa bafite igitambi zo wapi kabisa. Okay. Uwo nguwo tare mu nasenge. Okay. Okay, cyakabiri umugore ukunda abantu. Mwiza ufite umutima mwiza w'inzobe. Kubera ko ndigikara birumvikana. Yego. Tugomba ufite umutima mwiza wa wundi uzogaburira abashitsi ndahari akita ku bana akita kuri buri muntu umwe atari wa wundi uzashika yari kamushitsi yinjira akagira abana yo koga. Babaho cyane. Kubera umutima mubi amazi yo gucumba kaza yahindura yo koza abana. Ngo gaze ngo iri gupapira.
gupapira guys mutubwire muri comment gupapira ni ibiki noneho ngo gase ngo ntiri kwaka neza ngo iri gupapira ngo none ngo washe ngo kareba abantu bawe nakuzanye nko mutako mu nzu uwo mugore siwe nasabye umugore mwiza usenga ukunda Imana rero umugore ukishijwe n'abana bazokunda Imana ndetse na famille yanje yose namugenda ngihari azayigisha abana Imana kubera ko muri ubuzima muri isi turabashitse n'igihe bazotabaruka nabo bazatabaruka nk'abantu bazi Imana iryo ni ishema rya mbere abo umugore w'umukozi cyambere agomba kuba umugore w'umukozi akamenya ngo agomba guhasoringa nigenda hari ajya amenya ngo abana bararya icyo bashaka atari bya bindi byo kuza abantu ndi mu nama ngo aro ngo credit ntayo credit umugore unanirwa guca credit ntawe babakobwa baza basaba sheri babo credit murubishe abangu b'iminsi na credit bashaka kugurira abakobwa tamukobwa no gurira credit yabyaye ta credit no mugurira very serious none abaye agukunda cyane kandi afite icyo kibazo none se nkundira credit ukunda sawa ya no bikora kubyo kumugenera ntabwo no bikora nk'itegeko okay mwanyuzwe se twanyuzwe none credit guys muri comments ntabwo zikenewe amayinite muri mag wabundi gisaba ngo azamakubwira ngo wifi yacu ngo irashize ngo ntumira ngo nk'igihumbi nikiye gihumbi hano muri Kenya kigura credit igihumbi kigaburiye umuryango iminsi 2 wowe ukiriye credit gitondo kimwe so guys mwavuze ko ibyo bintu bijyanye na marriages kubaka ngo ibiki bla 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 guys tugiye inama it's time to wrap up so hopefully we may get something from our conversation. It's always a pleasure to have you guys here with us. Make sure you subscribe, like, comment and share. And with that being said, kwanza gusezerana no gushingirwa muge gushingirwa musezerane guys musezerane so gushingirwa turashingiwe mu kiganiro guys reka twumve inama bari buduhe namwe mu commenting muri comments ibyo ikintu cyabafashije mutubwire ni igiki tena mushaka tuzaganireho ibyo mushaka byose tuzababigezaho. Love you. Love you. Ciao ciao. Bye.